ndagusuje. Iyi ni Ep Media. Urugo ijuru rito kandi nibwo buzima umuntu yinjiramo bigizwemo uruhare nawe ubwe. Ni intambwe nziza kandi ishimisha imiryango y'umukobwa n'umusore, nk'umugeni n'umukwe, kuko baba habayeho iremwa ry'umuryango mushya utarigeze ubaho na mbere mu isi. Ni ibyishimo ku bashakanye kuko ni inzira nziza yo kugira abantu badukomokaho bashya, kandi ni igice kigize uruziga rw'ubuzima Imana yaduhaye kurama tukabigeraho. Ni ibyishimo kandi kuko n'ubuzima ubamo ariko ubanamo n'uwo wakunze akaba uwawe burundu, nawe ukaba uwe burundu ku mahitamo yanyu mwembi. Ese koko nk'umukobwa, ninde musore ukwiye kwirinda mbere y'uko mubana nk'umugore n'umugabo? Mbere y'uko ibyo dufata nk'ijuru rito nyine we bikubana umwijima, amarira adakama ndetse n'agahinda gahoraho. Uyu munsi ngiye kubabwira abasore 7 cyangwa bafite imiterere y'ubwoko 7 utazahirahira ushakana nabo, ugendeye ku miterere, kamere yabo, imitekerereze yabo ndetse n'amahitamo yawe. Iki ni ikiganiro The Facts cya Ep Media. Njye nitwa Tiyo Nsanze. Ku mwanya wa mbere turahasanga umusore wabaswe n'ibiyobyabwenge. Umukobwa, sinzi niba uba ufite ibiyobyabwenge ariko nkwifurije kutabifata. Gusa waba ubifata cyangwa utabifata, hano icyo mvuga ni ugushakana n'umusore byabase. Iyo tuvuze umusore wabaswe n'ibiyobyabwenge, ni wa musore watwawe nabyo ku buryo usanga yarabaye kazizi kandi adashobora kurenza amasaha byibura 28 hagize umunsi ataragaragara muri iyo sura nkaho ari umwambaro muboshye yiyambitse. Ibiyobyabwenge harimo kunywa inzoga nyinshi kandi kenshi cyane, no gusinda cyane, kunywa itabi ryinshi ry'amoko atandukanye, kunywa ibiyobyabwenge nka kokayine, heroine, urumogi ndetse n'andi moko menshi, kwiteza inshinge cyangwa no kuzitera ku bushake ku giti zikoreshwa ku kwinjiza ibiyobyabwenge bitandukanye mu mubiri, mu mitsi ye ndetse no mu maraso ye n'ibindi byinshi. Ndakubwira ukuri yuko numara kuvuga uti nta kibazo kuba yaranze kubivaho mukunda, nta kundi nabigenza, reka nshakane nawe, uzicuza cyane kuko urushako rwawe ruzarangwamo amarira menshi cyane. Biragoye ko wowe ubwawe uzabimukuramo cyangwa bimukureho abyibagirwe, kuko aba bifatanya n'ubuzima kandi akabifata nk'ubuzima, nk'umwuka ahumeka mu busanzwe. Uramenye rero, uzabanza ukora igenzura ryawe, umenye niba uwo mugiye kubana cyangwa se umusore mugiye gushakana atarabaswe n'izi ngeso, kuko ni kenshi mushakana utabizi, ukabimenya umaze kuhagera, mumaze kubana nk'umugore n'umugabo, ariko ugasanga uri kwicuza, ntuzabihitemo. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo uzahitemo neza. Ku mwanya wa 2 turahasanga umusore usaranganya urukundo rwe. Murakundana, ni byiza, ariko umaze kumufatira mu cyuho inshuro zirenze 2, 3 n'izindi zirenga. Umufata guca inyuma nyine n'abandi bakobwa, mbese urabizi ko guca inyuma, nubwo byirengagiza ukarenzaho ukihangana. Ufite ibyago bikomeye cyane nuramuka wemeye kurushinga n'uyu musore, kuko kenshi iyo umukunzi wawe afite ingeso zikubangamiye ku kigero c'10% mu gihe mukiri mu rukundo mugikundana, uzamenye neza ko iriya ngeso yanze kureka izazamuka ku kigero nibura cya 80% nimumara gushakana. Menya ubwenge rero, kuko umusore mukundana kuba agenda aryamana na buri mukobwa wese abonye, si uko wowe udahari, ahubwo nuko nyine ateye. Ntabwo yigera anyurwa na rimwe mu buzima bwe, cyangwa ngo wowe wenyine ube wamunyura hareke kuguca inyuma. Niba byarageze aho abikwereka cyangwa wabimufatiramo rimwe kangahe inshuro nyinshi ntahinduke, ntuzategenye ko azahinduka ngo nuko mwamaze kubana. Mukobwa rero, nubirengaho ubizi neza, ndakubwira ukuri ko numara gushakana nawe, amarira uzajya uririra mu gitanda cyawe wiherereye azamera nk'amazi y'umugezi ashoka kandi buri gihe. Ntuzirengagize ko abo bakobwa ndetse n'abagore azabakuzaniraho iwawe kandi no mu gitanda cy'iwawe akahabageza. Se wowe n'ibyo ushaka. Itonde rero kandi ushishoze. Umusore uza ku mwanya wa 3 mu basore udakwiye kuba wakitamo gushakana nabo mu gihe wifuriza amahoro, ni umusore utizera Imana. Nk'abantu bakundana mushobora kuba mutarabona impamvu zihagije ku byo ibakorera, cyangwa ariko ntibiba bivuze ko itabikora, ahubwo nuko muba mwarafunze amaso bireba kandi nyine ku bushake bwanyu. Umusore uzabwira uti nagiye gusenga, akagusubiza ati ariko muba musenga ibiki? Ntuzagire ngo hari aho guhishe, nuko nyine ameze. Yego, ni umusore mwiza, harasabana kandi azi gutanga urukundo,
ibyo twita keya no kuba romantic mu ndimi z'amahanga. Ibi ntuzabigendereho byonyine mu gihe iyo mubwiye Imana ahita guhindukana akakwereka indi sura, akarakara, akagira umujinya, akakubwira ko ubwo ari ubujiji abantu bishyizemo. Uzagende gake rero, kuko ufite kumenya ko abatemera Imana ari nako birengagiza bimwe mu bivugwa mu biranga abayemera cyangwa ibyo basoma mu bitabo byagenewe abemera Imana nyine. Icyaha nacyo kiri mu byirindwa cyane n'abemera Imana, kandi baba bagikoze bakacyicuza bakabyihana kubireka. Ibaze rero umuntu utizera Imana n'icyo cyaha ntabwo aba yizera ko kibaho, kandi ubundi urugo rutarimo umugisha w'Imana ruturwamo umuvumo n'umuruho bya Satani. Niyo mpamvu rero nakubwira ngo mukobwa uzitonde, kandi uyu musore ntuzemere kubana nawe mu gihe cyawe cyo gushaka. Umusore uza ku mwanya wa 4 uzirinda cyangwa ufite imitekerereze n'imiterere ni umusore uguhohotera kandi mukundana. Mbese uramukunda, ariko iyo ugerageje cyangwa ukagereranya, nta wundi musore ugira umujinya nkawe cyangwa bawunganya mu basore uzi, yewe ushyizemo n'abasaza bawe ntabwo wigeze ubibona. Uwo mujinya w'umuranduranzuzi rimwe na rimwe rero niyo uzamutse hagutera inshyi, akagukoma imigeri, ndetse rimwe na rimwe hakagufata akagukubita, mbese akaguhohotera, akakwibasira haba mu mitekerereze, ndetse akakwangiza akoresheje n'ingufu ze bwite bisanzwe cyangwa n'ingufu zisanzwe zo kuguhohotera akoresheje amagambo asesereza, akwica mu bwonko, mu mitekerereze, hagamije ko wiburira icyizere n'ibindi. Hagarika gutekereza ko iyo myitwarire hazayihindura nyuma yo gushakana nawe. Oya, ntibishoboka. Nuko ateye kandi nyine nuko ameze, emera ko agira amahane, ntabwo akubaha, kuko iyo arakaye ntabwo abasha kugutandukanya n'abandi bantu basanzwe. Mbese hari igihe agaruka yigize umwana mwiza, ariko akagusaba imbabazi ukamubabarira kubera ko nyine umukunda. Menya ko nimumara gushakana azabikora atyo, kandi hakabikora inshuro zikubye nyinshi uko abikora ubu ngubu. Biragoye ko izo mbabazi agusaba ubu ngubu azigera yongera kuzigusaba mwaramaze gushakana mu gihe azaba yakoze amakosa nk'ayo. Uzaba igikoresho, kandi urabizi umugore nta kimushimisha nko guteteshwa no gutoneshwa n'umugabo we. Wowe rero kuri wowe bizaba ari imbusane y'ibyo ngibyo bishimisha umugore. Sibukira umwikuremo hakiri kare, kandi ntuzatere intambwe isubira inyuma ngo musubirane. Niwigira isuka ukikubita ku ibuye ryamaze kugaragara rero, niri kwica uzakome yombi, wihangane, ntako uzaba utarabwiwe. Umusore uzayirinda uza ku mwanya wa 5 ni umusore utigera na rimwe agutega amatwi. Ibitekerezo byawe kuri we ababica amazi kenshi, nta gaciro bigira mu rukundo rwanyu. Ese buri gihe iyo uri mu bibazo ukeneye umuntu ukuganiriza, akakuba hafi, akagukura muri ibyo bibazo cyangwa ibihurimo, umera nk'uri kubwira umuntu utagira amatwi. Mbese nta kikubaho ngo umugahangayikishe, kuri we ibintu byose ni bisanzwe. Umusore nk'uwo rero mudashobora kuganira ngo aguhumurize cyangwa se abe yakugira inama zirimo ibitekerezo by'uko wakikura mu kibazo wagiyemo, cyangwa se kugufasha kwiyakira mu bibazo urimo. Ntuzatekereze ko nimumara gushakana haribwo azabigukorera. Niba ari uko nyine niko ameze, niwe musore nyine mukundana. Niba ari wa musore ubwira ntiyumve, mbese ibyo abigira ibye, kandi ibyo ngibyo ntabwo ashaka ko bihinduka. Ibyo wuvuze kenshi biba nko gusuka amazi ku rutare. Niba umusore mukundana yemera amahame ye gusa, rero nta ruhare wagira mu guhindura utuntu tworoshye mu buzima bwe ngo bibe byakunda. Nyine uzamenye ko ari uko nguko no mu rugo bizaba bimeze. Azajya akora ibyo yishakiye, akora ibyo atekereza ku giti cye, naho wowe ibyo utekereza azavuga ko atari bizima kandi ntabiha agaciro. Azaba yiyumva cyane, biragoye kuvuguruza icyemezo yafashe, kandi imvugo ze buri gihe zizaba ari imyanzuro ya burundu mu rugo rwanyu. Uyu musore uzamwirinde niba ubona yaranze guhinduka. Umusore uzirinda ku mwanya wa 6 ni umusore ugira ubugugu, ugugumira ku mafaranga ye cyangwa se n'ibindi bintu bye bwite byaguteza imbere. Nta bya mirenge umusaba, ariko aragugumira cyane kugira ngo n'igiceri cy'ijana kimuveho, kereka areba ko nyine ugaragaza ibimenyetso runaka bikeneye amafaranga byamaze kugaragarira buri wese. Uwo musore ntuzifuze gushakana nawe. Yego si byiza gusabiriza umukunzi wawe buri kantu, ariko umusore nyawe ntabwo ategereza ngo umukobwa bakundana amusabirize, kandi abibona ko nyine bikenewe, anabifitiye ubushobozi, unabibona kandi nawe ubwo abizi. Umusore uhora ahisha amafaranga ye nk'ubitse zahabu mu mutamenwa, mbese akirinda cyane icyatuma akemura akabazo kawe wagize. Ntuzagire ngo nyuma yo gushakana nawe nibwo bizakunda.
oya niba waragerageje bikanga ubwo nuko ateye nyine, maze ntuzajya umenya aho amafaranga yajya cyangwa se yashyira, kuko ibyo byose nyine haba ari amabanga azwi nawe wenyine, kandi akanga ko musaranganya ibitekerezo, yewe nta nubwo aba ashaka kumenya cyangwa umenya amafaranga ye aho ajya n'aho anyura. Uwo rero uzamwirinde niba ushaka kugira amahoro, uzabane n'undi musore biba bishoboka. Umusore uza ku mwanya wa 7 mu basore uzirinda gushakana nabo, cyangwa se umusore uzabonaho izo ngeso mu gihe mugikundana, yewe uzazibukire uzirinde gushakana nawe ngo mubane ubuziraherezo mu buzima bwawe. Umusore uza ku mwanya wa 7 rero mu buzirinda ni umusore uhoza ijambo mama mu kanwa ke. Ubundi niba ukundana n'uwo musore nyine umeze atyo, biragoye kuzabyihanganira, kuko nyine ni umusore wa mama we. Buri nteruro yose avuze ntihaburamo mama we, mbese ashimangira mama we kenshi, akanamuvuga cyane, akamushimagiza, akanamuzana mu biganiro byanyu kandi ari ibyanyu mwembi, kandi akabikora kenshi. Nta kintu na kimwe yakora atabanje kumva no gukurikiza ibitekerezo mama we yamuhaye. Ibyo akora byose abikesha mama we, ndetse nawe ubwawe ntiyakumva icyo uvuga n'igitekerezo cyawe nyine ubwe wamubyaye atabyivanzemo. Amabanga yanyu yose mama waba yazi, kandi n'umuhitiramo uko muzabana n'uko azagutwara, yewe na byinshi mukora akenshi ntabwo ari we wifatira icyemezo, ahubwo mama we yashyizeho umukono nibwo nawe afatanya mbere akajya yagenda akabikurikiza. Koko iyo ukurikiye neza usanga atari urukundo akunda umubyeyi we gusa, ahubwo bigaragara nk'ubwana nyine cyangwa imitekerereze ya cyana, kutamenya kwifatira icyemezo nk'umuntu uzavamo umugabo nyine. Ntabwo biba ari ibintu bigoye kuri we kuzumva kubwira ngo wagakwiye kubuteka nka mama cyangwa uteka uko mama ateka, ndetse wakabaye yewe usa nka mama, mbese akakubwira ko ashaka kumera nk'uko nyine yakuze abona mama we ameze mu rugo rw'iwabo. Mukobwa ntugire ngo iyi mitekerereze n'imyitwarire bizahindurwa n'uko mwashakanye. Kareka ndaguhakaniye, ntabwo bishoboka. Ni hahandi nyine uzasanga mama we azi amabanga y'imyenda umushyitsi wabasuye buri gihe aba yambaye, yewe azi buri kimwe cyose kibera iwanyu, kuko nyine nta handi ahisha, kandi nta kintu ahisha, ibintu byose arabimubwira. Niba uri mukuru rero ubwo wumvise icyo nshatse kuvuga, ko buri gihe nta banga riba mu rugo rwanyu, ibintu byinshi usanga ari mama we wubatse urwo rugo. Niba yaranze kuva muri ibi bitekerezo rero, mureke ushaka undi mukunzi, kuko ntibizakorohera kubakana na nyoko bukwe, kuko urugo rwanyu nyine niwe uzaba uruyoboye. Umusore wese kuba ari igitsina gabo rero, umukobwa wowe utwumva cyangwa udukurikiye, menya ko ntibivuze ngo yavamo umugabo ukubereye. Tonde rero mu guhitamo. Ikiganiro cyacu naha tugishoreje. Niba waramaze gukanda subscribe kuri Yep Media, ndagushimiye cyane. Niba utaranabikora kandi kanda subscribe, urabushyigikiye kandi utuba hafi, maze tujye tubana hano, ntuzongere gucikwa n'ibiganiro byacu. Nge nitwa Tiyunsanze, ciao ciao, naha kagaruka.